Mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Ivy yari arimo abwira Ntwari ko ibyo Kian yamubwiye atari kubyiyumvisha ndetse we n'umutima we ntabwo bari kubyakira. Ese ubundi ni ibiki Kian yamubwiye? Ubundi byo ni ibiki byashenguye umutima wa Ivy? Kuki yari arimo agisha inama Ntwari? Inkuru yacu rero reka n'ubundi tuyitangirire kuri Ntwari ndetse na Ivy. Ntwari ahera akabaza Ivy akambwira ati ariko se mushiki wanjye wabanje ugatuza, rekeraho kurira, urabizi nanga kukubona urira, banza utuze noneho umbwire. Ivy ahera ko yihanagura, ariko uko yihanagura bikaba iby'ubusa n'ubundi akomeza kurira. Ahera akabwira Ntwari akamubwira ati Ntwari yanjye ndumva nshaka kurekera kurira, ndumva nanjye nabihagarika kuko nanjye ubwanjye birambangamiye, ariko ntabwo ndi kubishobora. Umutima wanjye uraremerewe cyane, umutima wanjye urababaye, ariko byose ni amakosa yanjye, byose ni ukubera njyewe. Ntwari ati ariko se wakoze iki? Ko numva uri kuvuga ngo byose ni amakosa yawe. Hari ikintu kibi Kian yaba yagukoreye? Hari ibintu bibi mwaba mwakoranye we nawe? Hari umutego yaba yakugushijemo? Ivy ati oya witekereza ibyo bintu. Kian aranyubaha, nta kintu n'iki na kimwe yigeze akora. Ndabizi ubu wari utangiye kuvuga ngo ntabwo utekereza ko hari ikindi kintu cyaba cyabaye hagati yanjye nawe. Oya, ahubwo amakosa ni ayanjye kuba narisanze nkunda Kian kandi mbizi neza ko afite umukobwa bakundana ndetse bagiye no kurushinga. Ntwari ati ibyo ndabizi wari warabimbwiye, ariko twari twarasezeranye yuko ugiye kubyikoramo ndetse unanyemerera ko ugiye kubikora. Ikindi remember maze iminsi umbwira yuko we na Liam mwasubiranye, wari uri kunyinisha. Ivy ati Liam njyewe Ivy Liam umva Ntwari, ntago kuba narakubwiye ko nasubiranye na Liam bisobanuye njye nawe, nanjye nawe bahari, nta n'abazigera babaho. Ntwari ati ariko sinzi ibintu uri kumbwira, none se wowe wanyibwiriye ko yagusabye imbabazi ukazimuha? Ivy tuzi ikintu cyonyine cyashoboka cyatuma njyewe na Liam dukomezanya, nuko hari umutima wanjye bawufata neza neza bagakuramo Kian, ikindi umutwe wanjye bakawuforumata nkabaho nkaho nigeze menya Kian. Ntwari, Liam yarambabaje, Liam yarantengushye. Nkaho ibyo bidahagije, Liam yumvise amabwire. Ibintu byose bamubwiye nta na kimwe cy'ukuri cyari kirimo. Yari afite uburenganzira bwo kuza kumbaza
akambaza ati ibi ni ibiki bari kukuvuga mukundwa. Ese ubundi umugabo udashobora kwicara ngo aganirize umugore we amubaza ibyo ari kumushidikanyaho, uwo ni mugabo gatiye? Niba adashobora kunyicaza ngo ambaze ibijya mbere mu buzima bwanjye tugifiyansanye, harya ubwo nimara kumubera umugore nibwo azibuka yuko njye nawe tuba dukeneye kuganira? Ese utekereza yuko kubaka bisaba kuba ukundana n'umuntu gusa? Ushobora kuba ukunda umuntu ariko imico yanyu idahura, bikaba ngombwa yuko umureka akagenda. Urabizi se Ntwari, buriya urukundo rw'ukuri ni cya gihe umenya ukareka umuntu ukunda ukamureka akagenda, pana kumwihambiraho nangwa se kumufatirana ngo ni uko umukunda ukumva ntushaka ava mu buzima bwawe. Iyo ukunda umuntu uramureka akagenda, cyane cyane iyo ashaka kugenda. Icyo ni cyo gisobanuro cy'urukundo rwa nyarwo. Buriya ntibazakubeshye ngo urukundo rwa nyarwo ngo ni cya gihe uba wumva wakomeza gukundana n'umuntu akakubabaza ugakomeza kugumana nawe. Hari igihe uri kwibabaza. Igihe cyose umuntu akweretse ko ashaka kugenda, iyo umukunda by'ukuri uramureka akagenda ugakomeza kumukunda adahari. Ibyo ntibikuraho kumukunda, kabone niyo yaba adahari. Erega inkuru yose ntabwo ari ngombwa ngo ibe iy'abantu babiri. Buri nkuru yose y'urukundo si ngombwa yuko iba iy'umukobwa n'umuhungu. Si ngombwa ko hazamo wowe n'uwo wakunze. Ushobora gukunda uwo muntu ariko we ntagukunda, kandi ntabwo biba bikuraho kumukunda. Nyimara gusobanukirwa namenye yuko urukundo atari ingurizanyo uhereza umuntu nawe ngo ahereka kwishyura. Oya, burya umuntu agukunda bimurimo. Kandi burya kugira ngo umuntu akubeshye ko agukunda atagukunda, byaba byiza kubwiye ko atabishaka nangwa se akakwereka ko atakwitayeho. Ibyo biragufasha ukamenya n'uko witwara. Ntwari, nahitamo umuntu mbabaza ambwiza ukuri kuruta wa wundi unshimisha agatuma nezererwa, agatuma nseka ariko ambwira ibinyoma. Uzi iyo umaze kumenya ko wa muntu yakubeshye, uzi igihe umara ubirwaye, ariko ntabura wa wundi wakubwije ukuri ubirwara igihe gito ukabikira. Gusa wa wundi wakubeshya akunezeza ushobora no kumara igihe kinini utariyakira utaranamubabarira. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nahitamo umuntu mbabaza umbwiza ukuri kuruta wa wundi unshimisha ariko ambwira ibinyoma. Nanjye ubwanjye mba numva nkeneye kurekura hahise hanjye, mba numva nkeneye kuba Ivy wa kera. Ndumva nkeneye kongera kubona Ivy wa kera wahoraga aseka, warebaga abantu akababonamo icyiza. Uyu munsi abantu bose ndabareba nkababonamo ikibi, buri muntu wese ndamureba nkabona aranyanga. Uzi impamvu se? Nuko ibintu bibi gusa ari byo bingaragiye, nta kintu cyiza kirambaho, nta kintu kinezeza ndabona mu buzima. Ese ubu navuga ko ari ikihe kintu ufite cyiza? Ntwari ati Ivy, wivuga gutyo mushiki wanjye, none se ntabwo dufite? Ufite njyewe, ufite Layla, ufite Jinta, ufite Lucas, ufite na Dylan. Ibirenze kuri ibyo ufite na Marza. Nose ntabwo dufite? Ivy ati nimwe kintu cyiza cyonyine kigeze cyambaho mu buzima. Nimwe mwenyine iyo ndimo mbara imigisha yanyu, imigisha yanjye mwembabara inshuro nyinshi ntabasha kubara, kuko ntekereza ko ari mwe mugisha wonyine wa nyawo mfite. Indi yose ni ubusa, indi yose ni ibinyoma. Nta kintu cy'umugisha kirimo uretse mwebwe mwenyine mfite. Nimwe mwenyine mu nkunda mukaba mwananyitangira. Ibyo byonyine
bituma numva ndushijeho gukunda isi kuko mubaye mudahari umenya hari kubaho ntacyo byaba bimariye. Ntwari ati none se tutarajya kure mbwiza ukuri, uri mu rukundo na Kian, uri mu rukundo na Liam? Iva ati nta n'umwe turi mu rukundo muri abo bombi, gusa umusore nkunda agiye gukora ubukwe. Ntwari ati ariko rero nawe uriyo urancanga, mu kanya Liam, mu kandi kanya Kian, ndafata iki ndareka iki? Iva ati reka nkubwize ukuri rero Liam uko mufata, reka nkubwize ukuri uko mfata Liam, sibyo Ntwari? Liam mufata nk'umusore wambabaje, umusore utaruzi icyo ashaka, umusore wambwiye ko nkunda ahari atazi ko nkunda, umusore wikunda wirebaho ubwe gusa, uba ushaka ko ibintu bye bigenda uko ashaka, umusore uri aho ngaho gutyo gusa wirebaho ubwe ku giti cye. Liam yaza kuba nkunda ntago yari gufata umwanya wiwe ngo agenda nsige abizi neza ko njye nawe dufitanye ubukwe, yari kwicara njye nawe tukaganira. Ntwari, Liam ni ikigwari, ntago yari akwiriye kunsiga, ntiyari akwiriye kunsiga gutya, ntago yari akwiriye kugenda, ariko yaragiye, yaransize. Urumva ntabimushimira? Urumva namubwira ati wibare kunsiga? Hoya. Liam kuba yaransabye ngo tugarukane njye nawe tube turi kumwe, yongera ngira umu girlfriend we, ejo yongera ngire fiance we, ikindi gihe ambwire ngo dukore ubukwe tubane, ntago ari impuhwe mfitiye, si n'urukundo mfitiye, ahubwo n'ubwo gukumbura afite, kandi already yamaze kumbura. Ntwari ati ariko waramwemereye ngo musubirane? Iva toya, kuba narabyemeye n'ibisobanuye ko ndi girlfriend we kano kanya, njye mfite icyo ndiho kandi mfite icyo nshaka. Ntwari ati kandi urashaka iki? Iva ati reka nkubwize ukuri Ntwari, abantu bose bambabaje, ndi tayari kubababaza, ndi tayari kubariza nk'uko bandijije. Ntwari ati ko nteye ubwoba, urashaka kwihimura kuri Liam, ushaka kumubabaza? Iva ati wabimenye. Ntwari ati ibintu ntago natuma ubikora, ntago natuma ukora iryo kosa. Iva ati none we kuki yambabaje, wandetse nanjye nkamwishyura, waretse nanjye nkamuriza nk'uko narize? Ntwari ati ibintu ntago natuma ubikora. Iva ati rega narabitangiye, naratangiye rwose. Ntwari ati wagize ute? Warabitangiye? Wowe Iva nzi mushiki wanjye watangiye kubabaza uwitwa Liam, urimo urakora revenge. Mwana wa mama ko guhora ari uko witeka, waretse Imana akaba ariyo horesha uburakari bwayo. Iva ati iyo Mana uri kumbwira sinyiyizera, niba nabaho nabyo nzi. Ntwari ati I'm so disappointed. Ibintu Jinta amaze iminsi abwira mama byaba ari ukuri? Iva kuki wahindutse? Iva turi musaza wanjye ndagukunda, ariko urongera kuvuga Imana hano hantu turi, ndahera ko ngusiga nigendere. Ubundi iyo Mana mu mbwira yari iri hehe? Yari iriho ubwo abavandimwe banjye bapfaga? Iyo Mana ntiyari hari Abi apfa? Ntiyari hari Bright apfa? Iyo Mana se ntiyari hari igihe cyose mama yamaze imyaka 10 atabyara?
Ntwari ati ariko yageze aho arabyara, none se ntiyakubyaye? Ayiva ati hanyuma amahoro yabigiriyemo ni ayahe? N'uyu munsi mama akanyura mu buribwe, iyo mana ntibihari, ntibireba? Iyo mana itarakishije ni murati ngo imurinde gupfa, iyo mana ni gatike. Ibintu muba mumbwira simbizi, ubundi njya nicara nkavuga ubundi nkiri umwana ni ibihe bisazi byari byaranteye kwizera, nkizera gutyo gusa nkaba nkimumye, nkaba nk'ikigoryi. Uzi ko maze kubona ko narinjije, niyo napfaga kwizera ibyo mbonye byose n'ibidahari. Wandebaga buri munsi nsenga ngenda na Bibiliya, njya kubwiriza ngira gute, njya gusenga ahantu hose, bizi noneho nyiri umunyeshuri. Ese iyo mana nasenze kuva mu buto bwanjye, uhereye mu bwo yantozaga kuyisenga, ambwira ngo izabana nanjye izandinda, ni ryari yigeze ibana nanjye? Ntwari ati mushiki wanjye, nta gihe Imana itabana nawe, nta n'igihe Imana itakurinda. Byonyine no kuba ukiriho ni uburinzi bw'Imana. Ayiva ati kubaho bimariye iki? Aho kugira ngo mbeho mbabaye gutya, aho kugira ngo mbeho nicuza gutya, iyi ngica bikagira inzira. Ese ubundi yari inaniwe gusigaza Abi, wenda njye nkagenda, nabura si yisigaza Bright, njye simbeho? Yangumishijeho kugira ngo imbabaze, yandemewe kugira ngo ndire gusa, sibyo se? Hari ikindi wambwira? Ufite uko wabinsobanurira? Ntwari mbwira, ufite uburyo wabinsobanurira? Wansobanurira uburyo Imana ibana nanjye? Ibana nanjye gute? Ninde uri mu marira? Ni Ivy. Ninde wuzuye icyangiro? Ni Ivy. Ninde uhora ugambanirwa? Ni Ivy. Ninde wibwe? Ni Ivy. Ninde wagiriwe nabi nabo yagiriye neza? Ni Ivy. Ntwari icyo kintu uri kucyumva? Warangiza ukambwira ngo Imana irandinda? Iri hehe? Ni ryari yandinze? Kindindira ibibi gusa, kindindira kubona ibibi gusa kugira ngo mbone ibyiza. Ni ikintu cyiza mfite nakishimira cyatuma mvuga ko iyo Mana koko ibana nanjye? Narakubwiye ngo I'm depressed, nuzuye ishavu n'intimba. Iyo abagahinda kicaga, ahanjye ntihaba hakibukwa. Ntago wowe wabyumva, kuko ntago uzi uko niyumva. Mwese ntago munyumva, ari wowe, ari mama, ndetse na shangazi, yewe na papa, mwese nta n'umwe unyumva. Kwanza rekana nigende, ubundi nari ndi kukubwira iki? Mwese nta n'umwe ushaka kunyumva. Mwese muba mushaka kunyumvisha ngo Imana ituma mbabara, Imana indiza. Niba kuko ibaho kandi nkunda nk'uko ibivuga, ubundi kuki mbabara? Kuki mborana aya marira? Njye nibaza, ntaba hari icyaha naba naracumuye mu buto bwanjye nkaba ndi kucyishyura? Ese naba ndi ikivume? Ibaza ariko kuki ari njye Imana yahisemo kunyura muri ibi byose? Kuki ari njye uhora ubabaye? Nta kintu cyiza n'iki na kimwe ndabona mu buzima bwanjye, nta kintu kiranzira mu buzima. Wansobanurira impamvu, ukanambwira impamvu wirirwa umbwira iyo Mana yawe? Imana idakora, Imana iri aho ngaho gusa irebera. Nkoze ikosa ryo kuza kukureba. Ayiva yera ko yikubita akagenda. Ntwari ati kandi se kugiye? Ayiva aramwihorera akikomereza. Ati none se kugiye utambwiye ibyawe na Kiyani? Ayiva nabwo aramwihorera akikomereza. Ntwari asigaraho
ari kwibaza ibintu byinshi, vuga ati ariko se noneho mana, Ivy ko mbona ibintu bye bigenda bifata indi ntera, ubu ahangaha nari buze gukenera umuganga wo kumuganiriza, ndabona aho bigeze akeneye umuntu wo kumukansoringa, aho bigeze akeneye umuntu wo kumuba hafi. Tuve kuri Ntwari twigarukire mu rugo kwa Lucas. Jinta yiherera na papa Ivy akambwira ati ariko se Lucas, iyi myitwarire ni gatiki, wambabariye ukanyumvira, wakumviye umugore wawe bwarimo. Lucas atushatse kuvuga ko najya nkumvira se? Jinta atoye mugabo mwiza, ndabizi kunyumvira, yewe ndanabizi cyane, nta n'umuntu ubizi kundusha, ariko se mugabo mwiza, uriya ni mama wawe, uri umuhungu we, icyo yakora icyo ari cyo cyose ntibikuraho ko ari mama wawe. Umunyarwanda yaravuze ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Iyaba nanjye nagiraga amahirwe yo kugira mama umbyara, ntawe mfite, ariko ayo mahirwe ndamutse nyagize sinakita ku kintu icyo ari cyo cyose. Nibyo yaraduhemukiye pe, ariko ntibikuraho ko ari mama wawe sweet. Lucas aturamunda sinoga, uriya mukecuru nta mbabazi zanjye akwiriye, mubabarire kuko yampekuye se. Ubu nakabaye ndi papa Abby, nakabaye ndi papa Bright ndetse na Kimi Ivy. Ibyo bintu uri kubitekereza? Hanyuma se nimubabarira arazura mukuru wanjye Gad, aramugarura, nimubabarira arangarurira abana. Jinta ati ntabwo bishoboka mugabo mwiza, erega ikosa si ugukosa, ikosa ni ugukosa, numenye ko wakosheje ntunahinduke nangwa se ngusaba imbabazi. Icyiza yamaze kumenya ko yakosheje, ari yarakwereka ko yahindutse, ari yarakwaka imbabazi. Please forgive her, I beg you, please papa Ivy, mugabo mwiza, mugabo nkunda, wababariye mama wawe. Ese nk'ubu kasohotse ahangaha yagera hariya imodoka igahera kimukubita, ntiwakicuza impamvu utari wamubabariye? Wambabariye koko, basi bikorere njyewe. Lucas ati nta mbabazi zanjye akwiriye, ntabwo namubabarira. Oya, njye mbabarire mama yongera azangaha yitwe mama wambyaye? Impossible. Jinta ati basi nkora iki mugabo mwiza, mbwira icyo ari cyo cyose ndagikora, ariko nkubona ubabarira mama. Ndati oya, ntabwo ndi tayari. Uzi ko mama ndi kumureba nkibuka amabi ye yose. Jinta ati ariko se ko ni Murati we wari wamubabariye, kuki mama we utamubabarira? Undi ati nabura ni Murati, yamemukiye ntacyo dupfana, nanagendeye ku kuba nawe yarangiriye neza, ngendera ku rukundo yigeze kubunkunda, nta kindi kintu nagize ngenderaho. Ibyo byonyine byari bihagije kumva namubabarira. Ariko se nka mama ndamubabarira nshingiye kuki, ngendeye kuki? Mushimira ubugome bwe se? Mushimira ukwikunda kwe se? Ubu se kano kanya nibwo dukunze? Mama Ivy tekereza kabiri, mama ntabwo ari bwo aje kugukunda. Ubu se ubu nibwo yibutse ko afite umuryango, nibwo yakwibuka nk'agufite nk'umukazana we. Jinta atariko ibyo byirengagiza. Bibiliya ntibitubwira ngo dutegetswe no gukunda abanzi bacu. Umuntu nakugirira nabi umugirire neza, nagusaba amazi yamenga icyo gihe uzaba umurunze ameze yaka ku mutwe, ameze nk'amakara yaka ku mutwe.
ibyo ntibihagije waretse Imana igahoresha uburakari bwayo ko guhora atari ukwawe watanze imbabazi ko Bible n'ubundi bivuga neza ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Lucas ati ndababarira nyoko ubukwe kuri kondisi imwe, ndamubabarira ariko ntago azigera mbera mu rugo, ndamubabarira ariko azaguma iwe ntazangarukire hano. Jinta ati zo ntago ari imbabazi sheri, sweet zo ntago ari imbabazi. Uze wababarira umuntu ukamubwira ati ntuzangarukira hano ukabura mubabariye. Ndata ariko dutegetswe kubabarira tukabana n'abantu neza amahoro, si ngombwa ko ubabariye mukomeza kuba inshuti nangwa mugendana. Nshobora kumubabarira ariko akamvira mu buzima. Jinta ariko remember she's your mom. Lucas ati ibyo simbyitayeho. Ese ko mbona umufitiye impuhwe kuki we ntazo yigeze akugirira? Jinta terega ni mabuko yambyariye umugabo mwiza nkunda nkawe. Iyo bitaba we ntago mba mbayeho nishimye. Iyo bitaba we simba ngufite umugabo mwiza. Iyo bitaza kuba we simba narabyaye umukobwa w'igikundiro nka Ivy. So please babarira. Lucas ati mpigiye mbitekerezeho. Jinta toke ngaho ugenda ubitekerezeho umukanya ndagaruka nze nkubaze. Jinta yarakagaruka akicarana na mama Lucas bagatangira kuganira. Ku rundi ruhande Ivy aragenda akicara ahantu wenyine atuje, ubona byamucanze byamushobeye, agahinda ari kose, amarira ari yose, isi yamwikaragiyeho, areba hirya no hino akabona nta nzira, akareba iburyo n'ibumoso akabona ni wenyine, atekereza ibintu byinshi. Uko atekereza amarira agatemba, aba ari marira, ubona no guhora byanze. Akiri aho ngaho aba yiyicariye, ajya kubona akabona Kiyana amugezeho. Kiyana akimubona ahera akamubaza ati ariko wasaze ufite ikihe kibazo? Ivy ati niba nasaze nta kibazo ndeka nsare. Arahaguruka yajya kumuhunga. Kiyana agera akamubwira ati ntaho ujya, ubundi iyi myitwarire ni gati ki? Ese ubundi kuki uri kwitwara gutya? Ivy ati Kiyana ndeka, n'ubundi ntabwo nkunda, n'ubundi mbeshya umutima wanjye ko nkunda kandi utankunda, ntabwo mbabarira rwose nigendere. Ese ubundi uranshakaho iki? Ko ufite umugore wawe mugiye no gukora ubukwe? Ndeka rero, reka njye nawe twibagirwe, unyibagirwe nanjye nkwibagirwe, nubwo kukwikuramo bizangora, ariko reka buri muntu yibagirwe nde. Kiyana ati Ivy ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka, nta nubwo bizigera bibaho. Urankunda ndabizi, ikindi nanjye umora mu ntekerezo. Ibaze kurekera kugutekerezaho byananiye. Ivy ati none uragira ngo bigende gute? Urashaka kongera igikoresho cyawe? Ndabizi ko utanshaka, ndabizi ko ushaka Nikita, ndeka rero mvira mu nzira. Kwanza ninde ukubwiye ahantu ndi? Genda, ntago nshaka kongera kukubona mu maso yanjye. Kiyana tuza amasaha maze ndi kugushaka.
uza ahantu hose nagiye ndimo ndagushaka, none uri kumbwira ngo nagushaka kumbona, uriyo urambwira ngo ngende, naho ndi bujye. Njye nawe tugomba kuganira, ibi bintu tugombe tubiganireho. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese aho Ivan araza kubyemera nangwa aramusiga aho ngaho nk'uko yasize Ntwari? Ese ubundi iherezo rya Kian ndetse na Ivy ni irihe? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.